Umuhanzi Gatsinzi Emery wamenyekanye nka Riderman uri mu baraperi bahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda yaganiriye n'ikinyamakuru cyitwa ATI. Ni mu kiganiro cyabo kitumirwamo abasitari batandukanye cyitwa ATI Sport Club. Cyaba akaba ari ikiganiro kimaze kubaka izina mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikiganiro kitamaze igihe kinini cyane ko kimaze amezi arenga 2 yonyine. Samara yo mezi arenga 2 hamaze gutumirwamo ibyamamare bitandukanye byubatse birwe mu Rwanda. Riderman rero mu kiganiro yagomeje agirana n'abantu banyamakuru yagomeje avuga yuko ari ikintu yishimiye cyane by'umwihariko muri impano runaka. Yagomeje aganira kuri kariyeri ye kuva mu mwaka wa 2008 kugera magingo aya ngaya, urwego agezeho ndetse n'ibyo ahuriyemo nabyo by'umwihariko byamuhaye ubunararibonye ndetse no biri mu bintu yishimiye cyane by'umwihariko guhura n'abanyamakuru muri ganiro gaju Faustinho n'abandi bayobora kino kiganiro by'umwihariko itsinda rigari ryari kino kiganiro ATI Sport Club. Riderman wari yishimiye n'abanyamakuru batari bake muri iki kiganiro yagomeje agaruka ku mateka yiwe by'umwihariko mu buzima bwe bwite. Riderman yageze aganira ku bano bahanzi b'abarasta cyangwa se bano bahanzi b'abaraperi bagiye bafatwa mu bitandukanye muri yindi su harimo nk'ababitaga abarara, imbobo n'ibindi bitandukanye, ariko bitangaje cyane nuko hari ababitaga abapede cyangwa se abatinganyi. Sibingibi yavuze yuko ababitaga abatinganyi byaje kurangira bagiye mu mujyi wabo. Ibintu byakoze ku marangamutima y'abakunzi ba Riderman. Umuhanzi kugira ngo umuhanzi agire ku ruhando mpuzamahanga w'umuhanzi ukomeye nuko abarunyuze mu bintu bitandukanye byaba byiza cyangwa bibi. Riderman nawe ibi yabinyuzemo kubera ko n'umuhanzi watangiye umuziki guhera mu mwaka wa 2008. Magingo aya ngaya yatwaye ibihembo bitandukanye birimo na Primus Guma Superstar yatwaye mu mwaka wa 2013. Riderman rero ni umuhanzi w'umunyabigwi wakunzwe n'abatari bake mu njyana ya rap, akaba yaranashinze studio ndetse agashinga na label yitwa Ibisumizi. Iyi nayo yaramamaye guhera mu myaka za 2012. Ni studio ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda yubatse izina mu myaka itandukanye. Riderman kandi ufite abana barenga 4 n'umugabo umaze kwibaka mu buryo bwose bushoboka by'umwihariko mu buryo bwa mikoro, imitekerereze ndetse n'ibindi, kuko amaze kugera mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko. Ni umugabo ukundwa n'abatari bake by'umwihariko mu myitwarire ye. Kenshi na kenshi abahanzi b'abarasta bakunze gufatwa nk'abahanzi bananiranye muri sosiyete, gusa ntago ari bose. Abagaragaza imico ya kibandi ntago ari bose, kubera yuko hari abafite uburere bakuye mu miryango yabo cyangwa se n'ahandi hantu baba. Ntago ari buri wese ugaragaza uburere bubi cyangwa se ugaragara nabi yari umurasta. Riderman rero muri iki kiganiro yagiranye ATI Sport yagomeje ahimanura urubyiruko by'umwihariko abakiri bato kwitwararika ndetse no kugira ikinyabupfura. Mu magambo yakomeje agira ati kugira ikinyabupfura no kugira discipline nibyo bikugeza ku byo ushaka. Uyu munsi wa none ushobora kuzi ibyo ushaka ufite n'inzozi, ariko kubera discipline nkeya ntuzikabi. Yagomeje ahimanura urubyiruko by'umwihariko yiganjemo abajene bakiri mu mashuri abashishikariza kwiga cyane yuko mu myaka ye yarekaga ishuri akajya mu muziki. Gusa uyu munsi wa none ntago ari ibintu yashishikariza urubyiruko. Riderman wize kuri Saint Andre i Nyamirambo yagomeje avuga yuko arana yakuye uburere buhambaye by'umwihariko mu kugira isuku, kwiyitaho n'ibindi bitandukanye. Yagomeje aganira n'abano banyamakuru abahimanura by'umwihariko zishingiye ku muco ndetse n'imyitwarire. Gusa ikiganiro kirambuye niba ushaka kukireba wajya ku ATI Sport niho wagisanga. Riderman nawe yagomeje aganira n'abano banyamakuru biganjemo Rugaju ndetse na Faustinho yagomeje abagaragariza ibyiza yagezeho ndetse abayimanuro n'inama by'umwihariko mu rubyiruko muri rusange. Hano wisanze ne kuri Taifa Rwanda. Nimba uri mushyashya ndagushishikaza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi umenye amakuru atariho ivumbi kandi yizewe. Nge nitwa Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibane namwe. Ciao ciao.